umuntu akubajije ngo RBA ni iki wamubwira ngo iki akumva ko ari radio rwa televiziyo nyarwanda Rwanda yonyine RBA hafi yawe nyine urumva ni radio Rwanda ni kwina yes urumva ko aterunye dicanye yes channel ni yarinde REINE TV twongeye kandi turagarutse turi kumwe hano n'umuntu umugabo uri imbere yanyu muri kureba musaza bakwita ndetse Nziza Jeromè Ngabo nziza Jeromè ni muntu ki umuntu w'umuturage usanzwe nyine kunze kuba yenda arimo kwicuruza utuntu dutandukanye ese utwo tuntu ukora turakwinjiriza cyangwa no gucuruza gusa kugira ngo uve mu rugo nawe utembere we ushakisha byagenze neza nyine umuntu abona umukati ntahundi iyo byagenze neza nyine urinjiza ukabona umukati ese ubona akazi kawe ukora ariko kazi gashobora kugutunga we n'umuryango wawe karagerageza ariko nyine iyo yanze umuntu areba kandi bashakishamo muri iyo minsi mbese ako uri gukora no kugira ngo urebe ko iminsi yakwicuma kugira ngo ushaka kandi kazi kabisa ari igihe nyine umuntu aba yenda yumva acitse intege nko gukata atembera uburyo abonye kandi nabwo yagakora nabi mbese akazi ukora nako kuzenguka nk'aho bajya bita ngo ni ukuzunguza niko kazi ukora nose ubona akazi kakwinjiriza neza iyo byagenze neza nose nko ku munsi iyo watembereye mu makaritsiye yabo iwanyu yaba hano iwanyu tugusanze hano cyangwa mbese ni nk'aho tugusanze mu kazi tugusanze mu kazi urimo akazi kawe ese iyo uzengurutse nk'uko duhuye nawe turavuga ati natwe reka duhaye kuri ibyo ufite buri ku kijyanye n'inuza ku kijyanye n'umutekano wawe urabizi abantu b'abazunguzayi hari igihe ushobora kugera hano ugahura n'abashinzwe umutekano bakagufata kubera ko ari ibintu bisa nk'ibyahagaritswe ibintu bisa nk'ibyahagaritswe nyine ntabwo biba bimeze neza ariko iyo bibaye ngombwa umuntu aratemberanye none we uba ufite mbese wowe nta rwikekwe uba ufite urwikekwe nta kuntu rutaho kuko hari igihe iyo ngoza bakadufata nyine nk'uko nguko ariko bakagufata se ni iyihe nama wagira abazunguzayi reka mbabare gukoresha gutya iryo jambo kuko ni ijambo rusange rikunda gukoreshwa unase ni iyihe nama wagira abandi bazunguzayi bagenzi bawe nama nabagira se uko umuntu yenda abonye nk'iyindi shoro yabona yajya mu kandi kazi akahindura akazi akajya gucuruza nko mu isoko mu byemewe ese ubona aka kazi k'ubuzunguzayi karangiye urumva ari akahe kandi kazi wakora akazi yenda k'ubucuruzi nko mu isoko mbonye nk'amafaranga ubonye nk'amafaranga ahagije urumva wacuruza iki nacuruza imyenda se ubona imyenda yakwinjiza kuruta ako wakoraga kinjiza birashoboka imyenda yakwinjiza kurusha ako nakora kuko wakonkora kabamo imbogamizi nk'uko yenda igihe bagufata bakabitwara yes murumva ko hajya tugiye ko bitwa Ngabo nziza Jeromè murumva ko Ngabo nziza Jeromè akazi akora katamutera ipfunwe bitewe n'ibyo akora icyo ukora wowe ni ugushira ku bwoba ugakora kugira ngo witeze imbere none se Jeromè ujye ukurikira ibinyamakuru kubera mba ndi mu kazi nk'uko kenshi ntabwo njya mbikurikirana cyane televiziyo Rwanda urayikurikira se televiziyo nyarwanda nyine nk'iyo mbonye nk'akanya urayikurikira ariko n'amakuru urayakurikira amakuru yo nkunda kuyumva cyane kandi mba afite agakoteri nkagenda nyumvaho iyo bavuze ngo minisitiri w'ububanyi n'amahanga abashinzwe iki w'ububanyi n'amahanga utubazo tuba tugoye nyine ukuntu dusobanura uko byose minisitiri w'intebe ashinzwe iki ndakwiyumvira nk'abo ba mwanafunzi utiganire wari uziko hanyuma iyo bavuze ngo ujya wumva ikiganiro cyitwa kazi ni kazi ba saa 5 gica kuri radiyo Rwanda kibasanga gitangira saa 5 na saa 11 za mu gitondo hariya ndumva none se ijambo RBA
hafi yawe ni radiyo Rwanda. Oya ndakubaje RBA. Umuntu akubajije ngo RBA ni iki wamubwira ngo iki? Akumva ko ari radiyo Rwanda, televiziyo nyarwanda. Televiziyo Rwanda yonyine? RBA hafi yawe nyine urumva ni radiyo Rwanda niko yina. Yes urumva ko urumva ko Jeromè nyine nawe akurikira gakeya ibiganiro mbese bica ku binyamakuru bitandukanye. Jeromè, ni iyihe nama wagira abantu bakitinya mu gukora akazi? Inama nabagira ni ukutinyuka bakabasha gukora bakiteza imbere, niyo nama nabagira. Ibyo ko ubushomeri birirwa mu mihanda ntabwo biba ari byiza, bagashirika ubuti. Yes, urumva ko Jeromè afite ibitekerezo bizima kandi byiza. Icyo tugusaba urakora subscribe, ukore share, ujye muri comment, wandike comment, ukanda ngo kuri subscribe, aho ngaho uraba uteje ibikorwa byacu imbere. Niba ufite icyo kutubwira urandika ngo munsi muri comment. Channel ni ya yindi ni The REINE TV.